Bene data ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni inshuti yanyu Byiringiro Valente. Ndagira ngo tuganire ku murimo w'Imana, ndagira ngo tuganire ku mikorere y'abakozi b'Imana muri iyi minsi. Ntago ari umwanya mfashe kugira ngo nihe abakozi b'Imana, si umwanya mfashe kugira ngo ngire ntunga urutoki, ariko maze igihe kinini nitegereza, maze igihe kinini ndeba umurimo w'Imana, maze igihe kinini nitegereza imikorere y'abakozi b'Imana, maze igihe kinini numva ubuhamya bwa benshi, maze igihe kinini numva amagambo y'abakozi b'Imana, nkumva uko bagenda batanga ubuhamya, nkumva byinshi bagenda bavugamo Imana uko yagiye bakora imirimo n'ibitangaza, ariko nkumva nakwiye kubibutsa aka kantu. Ndakubwiza ukuri, umurimo w'Imana nagiye numva abantu batanga ubuhamya, abakozi b'Imana benshi batanze ubuhamya bw'ubuzima baciyemo, abenshi nagiye numva bavuga ngo bamaze imyaka 5 na divorce ngo batandukanye n'abagabo, umugabo ambere ikigeragezo, abandi nkumva ngo bamaze imyaka 5 na divorce ngo batandukanye n'abagore babo, umugore yambanye ikigeragezo. Nkibaza mbese uyu murimo w'Imana uragana inshuti z'Imana? Uyu murimo w'Imana uragana he? Turimo turerekeza hehe? Uyu murimo w'Imana turawukora dute? Niba nk'umugaragu w'Imana mu nshingano afite n'ukubaka be, agahera iwe mu muryango, agahera ku nshuti, agakomeza kubaka ubwiza bw'Imana ahereye mu be, umukozi w'Imana nta tegeko rihari ngo umunwa we awucyarize kuvugira hanze. Umunwa akwiye kuwutangira mu rugo akavuga neza. Umukozi w'Imana akwiye kurangwa n'ibyiza iwe, ibyishimo bikwiye gutangirira iwe akabigeza ahandi. Umukozi w'Imana wasize Satani mu rugo ntago azajya kwamamaza ubutumwa bwiza buvuga Imana kandi yasize Satani mu rugo. Imana ihera mu rugo, ntago uzatanga Imana utasize iwawe, ntago uzavuga Imana utasize iwawe inshuti z'Imana. Umukozi w'Imana ukwiriye yubaka be, akubaka umugore we. Imana yaguhaye umugore n'abana, iguhereza umuryango mugari. Ibyo byishimo ntago wakwiye kwitanga ahandi, ntago wakwiye kuvuga ko Imana igira neza bibaho utarabagira neza, utarabahereza imbuto nziza. Dukwiriye kumenya neza uko dukwiriye gukora umurimo w'Imana, dukwiriye kumenya neza uko dukwiriye kugenda muri urugendo, tukubaha abacu, tugafasha abacu, tukubaha umuryango. Umukozi w'Imana wese akwiye kumenya ko umurimo uhera mu rugo, umurimo uhera mu bawe, umurimo uhera kuri uriya mugore wawe witegereza ukamubonamo ishusho y'Imana ishoboye byose. Umurimo utangira kuri bari abana ubona ko ari imbuto Imana yaguhaye. Umurimo utangira kuri wa mukozi ukora iwawe. Umurimo w'Imana utangira ku bawe. Umurimo w'Imana utangira mu rugo. Ariko maze kumva inshuro nyinshi, maze kumva abantu benshi, maze kumva abakozi b'Imana benshi mu buhamya bwabo bashiramo kabe babananiye. Umugore yarananiye, umugabo yambere ikigeragezo. Mbese uri gukora umurimo w'Imana gute? Umurimo w'Imana uhagazemo ute? Umurimo w'Imana uhera mu bawe, kwihangana guhera iwawe. Uri kwigisha abantu kwihangana, ukabigisha kugenda gake, ukabigisha kuvuga make, ukabigisha guca bugufi. Ese wewe nta muhamya bwawe urumva uri kubaka abandi? Ubuhamya bwawe ntago bukwiriye kugaragara ko wakoze za divorce nyinshi, aho harimo akabazo. Ubuhamya bwawe ntago bukwiriye kugaragara ko abaye bakunaniye, abaye bakubera ikigeragezo, umugore wakakubera ikigeragezo, umugabo wakakubera ikigeragezo. Maze kwitegereza ubuhamya bwa benshi, abantu bari kwishima cyane, bagatanga ubuhamya nta soni, bashize amanga, bagatanga ubuhamya ko ibintu byanze, bagatanga ubuhamya ko za divorce zabaye nyinshi, bagatanga ubuhamya. Ubwo buhamya bumeze bute? Umurimo w'Imana uhera mu bawe, urukundo ruhera mu wawe, urukundo ntuzarujyana ahandi. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nimukundane mwebwe ubwanyu, kandi ngo wica itegeko ry'urukundo ngo abahisha amategeko yose. Urwo rukundo rero ruhera mu bawe, urwo rukundo ruhera ku wawe, urukundo ruhera ku mugore wawe. Ijambo ry'Imana ravanga bishize hamwe Imana irabasanga. Ijambo ry'Imana ravanga babiri bari kumwe na Imana irabasanga. Ababiri bafite urufatiro rumwe, bashize umutima hamwe, icyo bazasaba Data uri mu ijuru azakibaha kandi azacyumva. Ese umurimo w'Imana muri kuwukora mute? Reka tubashe gusobanukirwa neza aho duhagaze, isi duhagazemo. Isi duhagazemo ni isi dukwiye kwihangana, tukihangana mu miryango yacu. Nituva mu rugo twabibye imbuto imeze neza, nituva mu rugo tuzayigeza n'ahandi kandi bizagira icyo bitanga. Mureke dukore neza umurimo w'Imana, mureke dukore neza umurimo w'Imana dushize amanga, mureke dukore neza umurimo w'Imana dufite ubuhamya wacu, mureke dukore neza umurimo w'Imana. Bakozi b'Imana, bagaragu b'Imana, kuki umugaragu w'Imana ari kuva ku murimo w'Imana ugasanga mu rugo yabaye intare? Kuki umugaragu w'Imana ari kuva ku murimo w'Imana ugasanga mu rugo niwe uvuga nabi? Kuki umugaragu w'Imana ari kuva ku murimo w'Imana ugasanga mu rugo harahiye? Mureke dukore umurimo w'Imana neza, mureke tumenye ukuri, mureke tugende mu nzira ikwiriye. Birashoboka ko umuntu yananirwa kubera urugendo rw'isi rugizwe no gutsindwa rukagirwa no gutsinda.
gutsinda no gutsindwa ni inzira ya buri muntu wese, ariko utsinzwe cyane aba ari kuganisha ku mwanya w'urupfu. Uguye mu cyaha akananirwa agakomeza gutsindwa aba ari kuganisha ku mwanya w'urupfu. Utsinzwe amenye ko yatsinzwe, amenye n'aho umwanzi yanyuze, n'aho yanyuze amutera, abashe kumenya ukuri n'aho akwiriye kunyura, abashe kwambara izindi mbaraga, abashe kumenya n'uburyo bwo gutsinda uwo mwanzi. Mureke dukore umurimo w'Imana neza, mureke tugende nk'abagaragu b'Imana, mureke tugire imbuto nzima, mureke tugire imbuto nziza. Bantu b'Imana, umugaragu w'Imana, mureke dukore umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana uhera mu rugo. Ndakumenyesha ko umurimo w'Imana uhera mu bana. Ndakumenyesha ko umurimo w'Imana uhera ku mugore wawe. Umurimo w'Imana, ibyo byishimo ntabwo uzabijyana hanze utabifite iwawe. Imana ntuzayitanga ahandi utayisize iwawe. Imana irashaka kugira ngo abantu bakore umurimo w'Imana bahereye mu ngo z'iwabo, bakore umurimo w'Imana bahereye mu babo, bagaragaza urukundo, ibyishimo by'umuryango. Imana irabikunda. Umurimo w'Imana uhera mu bawe. Umurimo w'Imana uhera mu bawe. Hari abantu benshi baba bifuza inyunganizi ku murimo w'Imana. Harimo benshi baba bashaka kugira ngo basenge batari kubona uburyo bwo gusenga. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp unyuze kuri 0782764456, cyangwa se wampamagara. Nta kibazo, uri mu Rwanda wampamagara, agace kose waba urimo twapanga tukaganira neza uburyo twajya dusenga Imana. Ariko mureke tujijuke, tugere ikirenge mu cya Kristo, kuko aravuze nitugere ikirenge mu cye ngo tuzabasha gukora ibyo yakoraga, ngo nawe tuharenze, ngo kandi abazi Imana yabo bazakomera, ngo nyamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Mureke dukore umurimo w'Imana neza, mureke tugende mu nzira iziguye, mu nzira nzima, mu nzira irimo agakiza, mu nzira yo kutarwanisha umubiri. Mureke dukorere Imana mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha.